Okay guys, guhaye ikaze muri iyi video. Ngiye kukugezaho top 10 y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Abo basore ngiye kukugezaho ni abasore bakunzwe cyane mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntucikwe, bana nanjye ku bintu video itangiye kugeza irangiye. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka kugeza ku mwanya wa mbere. Ntuze kuba wakwihutisha video kugira ngo utaza gucikwa. Uraza kutubwira muri comment uko wabibonye cyangwa se umusore wagombaga kuza ku mwanya wa mbere. Tuguhaye ikaze, reka dutangire. Ku mwanya wa 10 turasanga umusore witwa Rocky Kimomo. Uyu ni umusore ukunzwe cyane, akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni ku muyoboro we wa YouTube witwa Rocky Entertainment. Uyu rero ni umusore ugaragara ku mwanya wa 10 bitewe n'ukuntu yigaruriye imitima ya benshi mu buryo bwo gusobanura filimi ndetse na documentary cyangwa se ibiganiro anyuza ku muyoboro we wa YouTube. Niyo mpamvu yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 10 w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Naho ku mwanya wa 9 turasanga umusore witwa Juno Kizigenza. Uyu ni umusore wamenyekanye mu njyana ya Afro Pop ndetse na R&B, aririmba indirimbo nziza iz'urukundo twavuga nka Shenge, iz'akababaro twavuga nka Kizigenza, iz'ubukwe twavuga nk'umusore ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye ku buryo buri muntu wese yisangamo mu ndirimbo ze aririmba. Niyo mpamvu yaje kugaragara ku mwanya wa 9. Naho ku mwanya wa 8 turasanga umusore witwa Danny Nanone. Uyu nguyu niwe ugaragara ku mwanya wa 8 bitewe n'uburyo aririmba indirimbo ziwe neza, akaba yarigaruriye imitima ya benshi bitewe n'uburyo aririmba injyana nziza kandi mu ijwi byumvikana. Uyu amaze iminsi akoranye indirimbo na Chris Easy bayise Sampe, ikaba imaze kurebwa n'abarenga 1,400,000 ku muyoboro wa YouTube wa Danny Nanone. Niyo mpamvu yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 8 w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Naho ku mwanya wa 7 turahasanga umusore bita Roskana. Uyu ni umwe mu basore bakunzwe cyane mu Rwanda bitewe n'uburyo aririmba indirimbo nziza ndetse n'abandi bahanzi bikabatangarira ku buryo bavuga yuko aririmba indirimbo cyangwa se ubuhanga bwiwe bujya kuba nk'ubw'umuhanzi witwa Yvan Buravan yaririmbaga indirimbo nziza cyane, ko yagiye atwara n'ibihembo byinshi kandi bitandukanye bitewe n'uburyo azi kuririmba. Bavuga rero ko uyu nguyu Roskana ari we ugaragara mu kigwi cyangwa se ari we usatira nka Yvan Buravan mu kuririmba indirimbo nziza. Niyo mpamvu yaje kuba yagaragara kuri uyu mwanya kandi yagiye anaririmba cyangwa se agaragara mu ndirimbo zikunzwe cyane twavuga nka Fuderwa yahuriyemo na Element Ere ndetse na Bruce Melody. Niyo mpamvu rero yaje kuba yagaragara kuri uyu mwanya. Naho ku mwanya wa 6 turasanga umusore witwa Axel Rugangura. Uyu ni umusore ukunzwe cyane n'abatari bakeya mu Rwanda bitewe n'uburyo avuga cyangwa se yogeza umupira ndetse akaba azi no kuvuga neza urubuga rw'imikino. Niyo mpamvu yaje kugaragara ku mwanya wa 6 w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Twihuse turahita tujya ku mwanya wa 5, ariko mbere y'uko tujya ku mwanya wa 5 cyangwa se muri top 5 y'abantu ba mbere bakunzwe cyane mu Rwanda, nagusabaga ko wakwiyandikisha kuri umuyoboro wacu wa YouTube kugira ngo utazagicikwa na updates z'ibyamamare tukugezaho ndetse n'amakuru yose y'isi ndetse no ku migabane itandukanye ajyanye n'ibyamamare. Niyo mpamvu nagusabwaga ko wakora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo uzajye uhabwa ubutumwa cyangwa se notification mu gihe tunyujijeho ikiganiro cyangwa se video kuri iyi muyoboro wacu wa YouTube. Uze kuba watanga igitekerezo cyawe muri comment, share nayo ni ingenzi cyane kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kuba babona cyangwa se bamenya amakuru tugenda tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane. Reka tujye muri top 5 y'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga umusore witwa Chris Easy. Uyu ni umusore ukunzwe cyane bitewe n'uko azi kuririmba indirimbo nziza cyane kandi akaba amaze n'iminsi akoranye indirimbo na Danny Nanone, aho imaze kurebwa n'abarenga 1,400,000 ku muyoboro wa YouTube wa Danny Nanone. Uyu rero Chris Easy yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 5
b'abasore bakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2026. Uyu rero yagiye amenyekana mu ndirimbo zitandukanye nka Inana ndetse na Bana yakoranye na Shafi, bituma akomeza gukundwa cyane n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no ku yindi migabane y'igihugu cyangwa se y'isi. Ku mwanya wa kane turasanga umusore witwa Muneza Christophe. Uyu ni umusore w'umuririmbyi cyane azi kuririmba mu ijwi rituje kandi ryiza cyane indirimbo z'urukundo ndetse n'izindi, aho abasore benshi nabo bamutangarira ndetse n'abakobwa bakamutangarira bitewe n'uburyo azi kuririmba neza. Twavuga nk'umuhanzikazi witwa Marina nawe yaje kuvuga yuko akunda Christophe bya nyabyo. Ibi rero bikamuha amahirwe yo kuba yaza ku mwanya wa kane w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga umusore witwa Yannick. Uyu Yannick ni umukinnyi wa filimi nyarwanda, akunda gukina cyangwa se yakinnye muri filimi yitwa City Maid. Muri sinema nyarwanda amaze kuba icyamamare, aho yigaruriye imitima ya benshi bitewe n'uburyo akinamo filimi ziwe ndetse n'uburyo yitwara karagita ze muri sinema nyarwanda. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya w'abasore bakunzwe cyane mu Rwanda. Uyu Yannick yaje kugaragara mu ndirimbo y'umuhanzikazi witwa Bwiza, aho bakoranye cyangwa se yagaragaye mu mashusho y'indirimbo yitwa Ahazaza ya Bwiza. Iyi ni indirimbo rero yakunzwe cyane, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 4 ku muyoboro wa YouTube wa Bwiza. Ibi rero bituma cyangwa se biha amahirwe Yannick gukomeza gukundwa cyane no kuba icyamamare ku rwego rw'isi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umusore witwa Andy Bumuntu. Uyu ni umusore wamamaye cyane, yakoze anakora kuri Kiss FM gusa aza gusezera, ariko akora umuziki mwiza aho aririmba indirimbo z'urukundo kandi ziririmbye mu njyana nziza no mu ijwi rituje. Tugeze muri wa mwanya wo kuvuga umuntu ugaragara ku mwanya wa mbere mu basore bakunzwe cyane mu Rwanda. Ese uribaza ari nde? Nusanga uwo wakekaga atari we, uze kutubwira muri komenti uwo wabonaga yagaragara ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umusore witwa Israel Mbonyi. Uyu ni umusore uririmba mu njyana ya gospel, akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 2 ku muyoboro we wa YouTube. Urumva yuko ari umuntu ukunzwe cyane n'abatari bakeya, by'umwihariko mu Rwanda ndetse no ku mugabane n'indi migabane yose itandukanye. Wowe twanyuma ino video rero cyangwa se muri kino kiganiro, nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment, tukazahurira muri video nziza y'ubutaha tuzagukorera.